Nibaramutse Rwanda komeje gukurikira kuri televiziyo Rwanda, reka twinjire mu nsanganyamatsiko yacu ya mbere y'ikiganiro cyacu tujye kurebera hamwe ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge cyane cyane mu mashuri. Uko iminsi igenda itambuka hakunze kugenda havuga ikoresha ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Imibare itangwa n'inzego z'umutekano ikaba yerekana ko urubyiruko ruri mu ba mbere bakunze kuba bavugwaho n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru. Ibi kandi bikaba bibangamira ubuzima bwabo harimo na sosiyete muri rusange. Ariko noneho ibiyobyabwenge iyo bivuzwe mu bigo by'amashuri niho ikibazo kitangira kugenda gifata indi ntera, aho tubuze kugenda tugaruka ku bijyanye na kino kibazo gikomeye. Dufite inzego ziribuze kudufasha mu kurambura ino ngingo. Turi kumwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry. Mwaramutse? Mwaramutse neza. Umeze neza? Amahoro. Turi kumwe kandi n'umubyeyi nawe uribuze kudufasha. Se ni gute umwana wahuye na kino kibazo uburyo yafashwa muri sosiyete, ariko se no kumukurikirana aho bimeze gute mu gihe agaragayeho mbene iki kibazo? Uwamariya Angelique turakwakiriye. Murakoze cyane. Waramutse neza? Mwaramutse amahoro. Abari nibo turubuze kubana muri kino kiganiro ko turubuze no kwerekeza kamera zacu hirya no hino, hari bari buze kutubwira naho uko byifashe mu bigo by'amashuri. Ariko mbere gato Thierry, kanya mu makuru twavuze ko ikigo cya RPS Kigali cyabaye gifunzwe by'agateganyo, ubundi byifashe bite? Urakoze cyane. Nibyo koko cyabaye gifunzwe kubera ibikorwa bya investigation cyangwa byo kugenza ibyaha biri gukorerwamo. Ni ibyaha by'ubujura bimaze iminsi bikorwamo. Ubwo rero hakaba hari gukorwa investigation kugira ngo hagaragare ibyibwe ndetse n'ababigizemo uruhare nabo batahurwe bakurikiranwa imbere y'amategeko. Aho kugeza ubu ngubu aho investigation igeze, hariho ibikoresho bimwe byamaze kugaruzwa byari byaribwe byafatiwe mu mazu ya bamwe mu bakozi, nabo bari gukurikiranwa. Hariho abamaze gukurikiranwa gufungwa, harimo umuyobozi w'iryo shuri, hakaba harimo n'ushinzwe ubutegetsi n'imari ndetse na logistique n'abandi bakozi bose bafite aho bahuriye n'ibyo bikorwa biri gukorwaho iperereza. Nizere ko nta biyobyabwenge nabyo birimo. Ntituzi aho investigation iza kugaragaza. Igihe ibaye investigation bigaragaje nabyo byakurikirana. Yego, tugiye kurebera hamwe rero ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ese Dr. ibiyobyabwenge imibare ihagaze gute mu rubyiruko? Ni byinshi cyane ugereranyije n'ahandi. Ibiyobyabwenge nibyo birakoreshwa, birimwe mu byaha. Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ni icyaha kiza muri 5 bya mbere kigafata umwanya wa 3. Iyo rero ubirebye usanga biri gukoreshwa cyane, ndetse hakaba ariyo mpamvu hagomba gufatwa ingamba zikaze ziruta izari zisanzwe. Uyu munsi rero bamwe mu bakurikiranwa n'ibyo bakurikiranwa gukoresha ibyo biyobyabwenge, bamwe hariho abari muri rehabilitation center, abandi bari mu munyuru muri za prison. Iyo urebye imyaka, twifashe wenda imyaka nako imibare y'imyaka 4 guhera 2018 2022 abakurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge bangana n'ibihumbi 25,167 kuri iyo myaka 4. Aho muri 2018 2019 abakurikiranywe byari 6,000 n'abantu 67, 19 2020 6,759, 2021 baba 5,733, naho 2021 kugera 2022 baba 6,000 n'abantu 608. Iyo urebye rero wenda ni nkuko nabivuze, ibiyobyabwenge biza ku cyiciro cya 3 mu byaha 5 bikurikiranwa, aho usanga umwanya wa 3 ariyo w'ibyo by'ibiyobyabwenge. Iyo rero ugereranyije ukareba usanga abantu b'igitsina gabo nibo
bakurikiranyweho ibiyobyabwenge cyane ku kigero cya 85.2%, ab'igitsina gore 14.8%. Noneho rero iyo urebye mu myaka usanga abakurikiranywe bari munsi y'imyaka 18 ni 3%, 744. Abakurikiranywe bari hagati y'imyaka 18 kugera kuri 30, 14,765 bangana na 58.7%. Abakurikiranywe bari hejuru y'imyaka 30 ni 9,658 bangana na 38.4%. Icyo twavuga rero hano, iki cyiciro cy'imyaka hagati ya 18 na 30 ni icyiciro giteye inkeke. Urabona ko ni nabo benshi, nicyo cyiganjemo cyane gukoresha ibiyobyabwenge. N'iki cyiciro rero usanga ari icyiciro n'ubundi cy'abana bari ku ishuri cyangwa n'abatangiye gukora. Urumva 18 na 30 ni urubyiruko naho ngaho rubarizwa. Akaba ari icyiciro rero kigomba kwitabwaho, hagomba gushyirwamo ingufu, umuvuno ugahinduka, uburyo ibiyobyabwenge byarwanwaga tugahindura, tugafatanya, inzego zose zigahaguruka, buri umwe wese agafata uruhare rwe. Dr. hakunze kuba kwitana abamwana hagati y'ababyeyi n'ibigo, ati ibigo nibyo bifite abanyeshuri bafite imico mibi banduza abandi bakavuga ko habaho kugenda gake ku mubyeyi. Ubundi ibigo byiganjemo ni mu yihe mijyi? Mu mujyi wa Kigali, ni mu ntara, ni he? Umujyi wa Kigali cyane niho usanga biri, gusa wenda ikiba rukomeje cyo kwitana abamwana sinkeka ko ariko byakagombye kugenda. Burya buri muntu wese hari uruhara agomba kubigiramo. Uko kwitana abamwana nicyo cyacyuho gihari gituma cya cyiciro nacyo giprofita uko kwitana abamwana bagakora uko babyumva muri ako kavuyo. Iyo urebye mu mijyi birahari, aho usanga nko mu ishuri rimwe riherereza za Kimironko hari abanyeshuri bafashwe, abanyeshuri 6 bafatanywe udupfunyika tw'urumogi, aho baba badukoresha. Abo baragiye barapimwa muri Rwanda Forensic Laboratory, basanga bafitemo quantity y'urumogi nyinshi mu maraso. Icyo gihe kuko n'abana boherejwe muri rehabilitation center ihuye kugira ngo babafashe. Akaba rero ubona ko ishuri n'ababyeyi n'izindi nzego bagomba guhindura umuvuno. Turi kumwe n'umubyeyi Angeli, mu kanya mbigarutseho aho habaho kwitana abamwana, ati ku ishuri niwo bakwiye kuba bafasha umwana, ati ngewe nkura nk'umubyeyi mba nakoze ibishoboka byose mu rugo mba namwitayeho, ariko no ku ishuri mwarimu directeur ashyiremo za mbaraga agashyiramo na ka kanyafu nako abashe kuba yagashyiramo. Uruhare rw'ababyeyi ni uruhe mu kurwanya ibiyobyabwenge, mu gukurikirana umwana do a zero? Nibwira ko uruhare rw'ababyeyi ari rwo rwa mbere, nirwo rwakagombye kuba urw'ibanze, kubera yuko uburere bw'umwana ntabwo tugomba kuburekera ishuri. Tugomba kubanza umwana ibyo yahawe by'ibanze mu rugo, ibyo yahawe na papa, ibyo yahawe na mama, byakagombye kuba ari byo umwana ajyana ku ishuri, ku buryo uyu munsi ngewe ntatera ikigo cy'ishuri cyangwa se abayobozi b'ibigo by'ishuri, kuko umwana apfa mu iterura. Uburangare bw'ababyeyi, ari umugabo ari umugore cyangwa se umubyeyi umwe wirerana abana, bushobora kuba impamvu ikomeye y'uburyo umwana azajyana ibiyobyabwenge ku ishuri, akaba yabisunikiramo abandi bana. Rero kwitana ba mwana mu babyeyi ntibyakagombye, byakagombye no guhagarara. Umugabo akagira uruhare mu burere bw'umwana we w'umuhungu n'umukobwa, n'umugore akagira urwo ruhare. Hakose bica mu zihe nzira mu kuba umubyeyi yamenya ko umwana we atangiye kujya mu nzira zo gufata ibiyobyabwenge, imyitwarire guhinduka? Bica mu zihe nzira mwe mwabinyuzemo? Bica mu zihe nzira? Ni ibintu kugira ngo umubyeyi abimenye bifata nk'umwanya munini, kubera yuko abana bakoresha substances zitandukanye, abakoresha inzoga nyinshi, abakoresha ibiyobyabwenge by'ubwoko butandukanye, itabi, marijuana, heroine. Nibaza ko ari byo bigaragara cyane mu gihugu cyacu. Kugira ngo umenye ko umwana abikoresha bigufata umwanya.
nkatwe tubimenya ntabwo twabimenye ari twe tubyimenyeye ni umuturanyi wabitubwiye tubanza no kubihakana ni amagambo y'abaturanyi bashaka kuduharabika ugatekereza ko yego umwana wacu afite ibintu byose abona ibintu byose yiga ahantu hazima donc umwana wacu ntashobora kubifata ikintu cya mbere kiba mbere y'uko umuntu afata n'intambwe yo kujya kurwana nabyo ni denial ababyeyi barabanza bakabihakana bagashaka no gukingira ikibaba abana ubwo rero kwitana ba mwana no kwitondera kureba umwana uko ameze uko yitwara byakagombye kuba ibintu byoroshye cyangwa biba umuco wacu kugira ngo byorohe kugira ngo umuntu amenye ko umwana yatanye amenye n'aho amugarurira. Dr. nibihe mu kanya bigarutseho ati hari ibyo urubyiruko rusanzwe rufata ariko mwebwe nka RIB ibyo bwenge mufata biri kugurishwa mu bigo by'amashuri hirya no hino nibihe byiganjemo ibi cyane ibiyobyabwenge byiganje mu mashuri ndetse no mu rubyiruko en general ni urumogi kuko urumogi ngira ngo ni rwo abenshi majority bafodinga bashobora kubasha kugura harimo na za mugo nazo zizamo harimo na za heroine ndetse na bya biyoga bitujuje ubuziranenge nabyo kuko biri mu cyiciro nabyo biri mu byiciro by'ibiyobyabwenge nabyo biragaragara ariko cyane ibyo ngibyo bigaragara muri ba bantu batajya ku ishuri cyangwa badafite akazi ariko nk'abo ngabo bavuga ngo bari smart barasobanutse b'abanyeshuri usanga bari mu rumogi na za heroine hari ikintu mugenzi wanjye hano yarakomojeho ababyeyi benshi babanza kuko kwanga guhakana dinayo ibi ngibi burya umubyeyi uhakana ngo umwana wanjye ngo nta rumogi anywa abana bigira hypocrite ku babyeyi ariko buriya ntiyigira ku hypocrite cyangwa ku wundi muntu kuri sosiyete ho abikora hahandi baba bicaye kwirigara aho bita ngo ni kwirigara hanze muri quartier nakumva ari fieri kuvuga ati ko ngafata ku ishuri nkaboroka bigakunda reka arabeshya ntabwo ushobora kuvuga ngo uraboroka bigakunda wanyoye urumogi ibyo ni ukwibeshya ni no kubeshya ubundi bitangira ari deviance ni utangira nta utangira kunywa urumogi uwo munsi bitangira ku itabi itabi naryo urihabwa n'abo wita ngo abajyama hehe hahandi hitwa kwirigara kagakundi gusa sosiyete ibabona hahantu bicara mu kagoroba watambuka ukumva smell umwuka ukikomereza kandi ni hafi y'urugo iwawe kandi n'abana b'abaturanyi uzi rero wenda nk'abantu babashije kuba bagira icyo babwira ababyeyi umubyeyi akavuga ati umwana wanjye reka kuko umubona akugeraho ari hypocrite yigize neza ngo yiborosheje akenshi wamubaza turi ukumva ari mu cyumba koko ukagira ngo bitangira ari deviance ishobora kugaragarira gutinda gutaha kugira agakungu kwiba amafaranga utwo tuntu twose ni utuntu umwana umuha amafaranga ariko usigaye ubura inoti y'igihumbi ibiceri ariko kubera ko wenda wahumwa n'amaso n'ukuntu akwitwaraho ngo wenda nta kibazo akwitwaraho yakwigizeho hypocrite nk'ube wabyemera ababyeyi rero mu by'ukuri ntabwo bari bakwiriye kugira iyo denial ndetse n'ushidikanyije dufite Rwanda Forensic Laboratory fata umwana wawe umujyane umupimisha iyo umupimishije biguha amahirwe yo kumenya niba bikoresha cyangwa se niba atabikoresha iyo usanze akibikoresha rero nayo ni amahirwe yo kugira ngo utangire umukurikirane hakiri kare kugira ngo umukurikirane umujyane rehabilitation center bamufashe aho kugira ngo uzabimenye hakose Dr. reka gato aho kugira ngo uzabimenye yaramaze kubimbata iyo amaze kubimbata ntabwo kugarura biba bitinda uvuze ku kintu cy'umubyeyi Angeli uraza kumfasha wongera ijwi wafata umwana wawe wibyariye ukamujyana muri forensic laboratory uzi ko bari buze gufata data z'uko uwo mwana afata ibiyobyabwenge bishobora no kumufungisha ibyo bintu ku babyeyi byashoboka byashoboka kuko njye ndavugira muri experience twaciye muri ko ari nayo mpamvu mwatwemeye kuza aha ngaha iyo umwana w'umuntu ni ikintu gikomeye cyane ariko ubuzima bwe na future ye noneho ni ibintu bikomeye kurenza ibyo bintu byose ku
kuba rero umubyeyi yafata umwana akamujyana kuri forensic laboratory ni ukuri njye numva ari ibintu byiza, numva ari ibintu tugomba kwihutira twese, numva ari ibintu tugomba gushyiramo imbaraga, kandi nibwira yuko kujyana umwana kuri laboratoire bakamureba ntabwo step ikurikira hari ukumufunga. Step ikurikiraho ni ukumufata en charge, kumufasha ataraba imbata, kuko ataraba imbata birashoboka, ariko iyo amaze kuba imbata intambara yo kuvana umuntu mu bata ni ikintu gikomeye cyane. Rero nibaza yuko umuntu yafata amazi atararenga inkombe byaba byiza, ni amahirwe akomeye, access ikorohera buri muntu wese, n'udashoboye kuhagera agatabaza bakamufasha, kuko ni ibintu biteye ubwoba. Umubyeyi nadafata initiative ngo amufate agenda mwipimishirize hakiri kare, nabibona ahita amujyana muri Rwanda umubyeyi natamufata ngo adafata initiative ngo agende yipimishirize umwana we, abone yuko yamujyana muri rehabilitation center cyangwa amufate, twe tuzamufata tumusanze kwirigara. Sinzi rero ko ari icyo yahitamo. Icyo yahitamo no gufata initiative. Buriya ntabwo bari bakwiriye kubitinya, kuko ni ikintu cyiza. Turashima n'ababyeyi bamwe, hariho ababyeyi bamwe rwose dushima bafashe initiative, akareba umwana we kabona hari utuntu adasobanutse kuri we, avuga ati umwana wanjye ukuntu yitwara agombe kuba, akamufata akamujyana. Ariko hariho abaza bagatanga ubuhamya ko hari icyo byakoze. Yego. Ese bibageraho gute mu bigo by'amashuri? Akenshi wibaza ukuntu byinjiye mu kigo, ukibaza umuyobozi w'ikigo aho waba ari, ukibaza ibintu byinshi, ubundi bibageraho gute Dr.? Uburyo byinjiramo, hariho abana babyinjiza bakabyinjiza babihishe, ababihisha mu makayi, abahisha muri cartable, ababihisha mu nkweto, agakuramo tapi agashyiramo akagenda bikandagiyeho, ababihisha muri twa box tw'amazi, bagerageza kubihisha uko ariko kose bakabyinjiza. Hariho ibyinjizwa n'abanyeshuri, noneho hariho n'ibyinjizwa n'abakozi bo muri icyo kigo, ndetse buriya hariho n'ababigura hafi ya mabutike mujya mubona y'amashuri, aho bagura amazi, bagura shikarete. Aho ngaho naho ziriya butike nazo zifite uruhare rwo kwinjiza ibyo biyobyabwenge. Icyo rero tuvuga ni ubuyobozi bw'ishuri bugomba gushyiraho ingamba zikaze zo gusaka bakarinda ibyinjira, ndetse no kugerageza umwana waketseho wese bakamusaba ko yakora iyo test y'ibiyobyabwenge. Iyo bibonetse, ubwo umuntu igikurikiraho no kugira ngo umwana afashwe abe yabivamo, ndetse bikumira n'aba bantu, kuko buriya ntabwo ikiyobyabwenge yakinyoye ntabwo ari kimwe n'inzoga ngo irakunukaho ngo umuntu aza kwinukiriza. Until bapimye amaraso bakareba quantity y'ibiyobyabwenge n'ubwoko bw'ibiyobyabwenge, kuko barakubwira bati guhera kuri 20 kuzamuka uba utangiye kuba suspect, kuko ngo hagati ya 0 na 20 birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite iyo quantity yarayikuye wenda mu miti yigeze kunywa. None iyo hejuru, iyo birenze 20 utangiye kuba suspect, utangiye kuba ubibona mu bundi buryo. Hari abajya bapimwa ugasanga bafite 500, 300, abo ngabo baba barabaye imbata. Ariko bagupimye ukabona ko afite 25, uhita uvuga ati uyu mwana nibwo agitangira. Ese nk'ubu ngubu tuvuze mu bigo by'amashuri kuba byakwinjira byo n'inzira ndende tumugarutseho, ariko se nk'iyo mu kigo hagaragaye case wenda nk'eshanu cyangwa 2, iki kigo muragifunga? Ingamba zishyirwaho n'izi? Oya, ntabwo tugifunga. Ntabwo 5 iyo babonetse muri icyo kigo, hariho n'ababonetse barenze 5, ariko ni ugufata ingamba zikumira zidahungabanya n'ikigo ubwacyo, ndetse n'abana bigamo uburyo butabahungabanya. Turi profession, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha buri profession bikora mu buryo buri profession, ariko n'uburyo noneho bufasha gukumira no gutanga amasomo n'abandi bose babibona. Icyo gihe iyo hagize abafashwe dusubira tukagenda tukigisha, tugagira na session y'umunsi wose cyangwa iminsi 2 muri cya kigo, tubabwira tubasobanurira, ndetse hariho n'ibyatanze umusaruro. Nyuma yaho hariho bazaga bakatubwira ati nyamara nuriya wasigaye niko ameze, nyamara buriya byinjira gutya,
ubyinjiza n'uyu nguyu, urumva ko ni uburyo bwiza mu buryo bwo kubaganiriza no kumvisha ko bihari no kumvisha ko ari n'ibyaha bihanwa, kuko hariho abana bagenda bemfluwansana batangira ari itabi, abwira ati wowe buriya wagafata aho utagafashe uri Babylon. Izo ni langaje bagenda bakoresha. Yego. Dr. hari ubifatanwa rimwe na rimwe ukabona bamwe barafunzwe abandi boherejwe mu bigo ngororamuco. Ubundi bigenda gute kugira ngo mu kanya muvuze ko hari abahita boherezwa mu bigo ngororamuco, bigenda gute iyo umwe afunzwe undi akajyanwa mu kigo ngororamuco? Ibyaha bitandukanye ko bose abari gufata ibiyobyabwenge no kuba banabigurisha. Buriya ibikorwa bihanwa cyane. Hariho ababinywa barahanwa, noneho abahanishwa n'ibihano biri hejuru ni ababitunda, ni ababihinga, ni ababibika, ni ababihindura n'ababikora. Abo bo rwose tuvuge nko kuko ibiyobyabwenge buriya biri mu byiciro bitatu. Nk'umuntu wafashe atunda urumogi uruvana Rubavu uruzana Kigali, igihano ni burundu. Iyo bagufashe ubitsa urumogi, igihano ni burundu. Iyo bagufashe warahinze urumogi, hariho abafatwa bavuga ngo ni umuti w'inka. Iyo ufashwe uhinga urumogi, igihano ni burundu. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo wa burundu, uwo nguwo niwe uri dangerous. Ujya kubihinga, ubitunda, ni ukuvuga abikura hehe abyinjiza mu gihugu cyangwa se abizereza mu gihugu, supplier. Hariho noneho n'ubika ufite stock. Noneho rero kiriya cyiciro cy'ababinywa cyo igihano ni hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2, aho noneho usanga iyo ari abana b'abanyeshuri ndetse bataruzuza imyaka yo kuba bakurikiranwa mu mategeko, abo ngabo nibo bafashwa bakajya muri rehabilitation. Angeli, hakunze kubaho ikibazo mu gihe umwana yafashe ibiyobyabwenge, umubyeyi akabyakira akajyanwa muri ibyo bigo ngororamuco mu kanya Dr. agarutseho, ariko mu kwakira wa mwana muri sosiyete, kumwakira mu bandi bana, ko hari ikibazo cyabayeho, ugasanga rimwe ababyeyi aracyari kumufata muri ya shusho y'umwana ushobora kumwiba televiziyo, ntamwizere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni gute umubyeyi yagakwiye kwakira umwana uvuye hariya? Umwana uvuye muri rehabilitation cyangwa se mu kigo kimugorora, ubundi umubyeyi ikintu aba yifuza cyangwa se expectations aba afite muri we nuko yagarutse yahindutse. Ariko ikimwe mu bintu bibabaje nuko bari abana bari very manipulative, baramanipula cyane, akwishushanyaho, akakubeshya, kandi ntabwo ari buri gihe ava muri rehabilitation yakize. Ashobora kuza akihangana ukwezi, akihangana amezi 2, ariko peer pressure ni ikintu gikomeye cyane. Environnement mutuyemo, abantu muturanye, ababigurisha, ababifurnisa, kuko iyo bazi naho uba, bazi n'uriwe, barakwishakira, bagira bond iteye ubwoba kandi ntibakunda kuvananamo. Rero umwana agaruka mu rugo umuntu yizera ko umwana yahindutse, yumva ko ari bizima. Ariko iyo ubana nawe waranize, twaragiye turamwiga, twiga psychologie de A à Z, hari ukuntu akureba, hari ukuntu anyerera, hari utuntu yongera kugarura ku buryo kugira ngo wongere umwizere ni ibintu biba bigoye, si ukukubeshya, ariko tugomba gukora. Uko kutamwizera se siko gutuma ryarigaramo, kandi twavuze arisubiraho, kuko iwabo kumwakira byanze, ntamuvugisha neza, arababwira ati nkeneye uburenganzira bwanjye nanjye kubona agira icyo mvuga mu rugo, nkeneye nanjye ibi ngibi, ugasanga habamo bwo kumutererana acceptance muri society. Ubundi urwego twagezeho natwe ababyeyi dufata psychologue, kubera yuko mu rugo rurimo umuntu wabaye imbata, abantu bose bararwara. No kuvuga ngo imitekerereze yacu, ibyumviro byacu n'imbamutima zacu nazo ziba zarakozweho ku buryo kugira ngo zongere zizamuke zigera nawe aba yakoze effort ikomeye. Gusa kimwe mu bintu nkunda kuvuga iyo nganira n'abamama bafite abana bagize icyo kibazo, nuko umuntu agomba kwambara imbabazi nyinshi, agomba no kwambara comprehension, kumva umuntu cyane, no kongera kwenstora umuco w'ibiganiro byinshi n'uwo muntu kugira ngo
abone yuko mumwakira, kuko no kumwakira nawe hari igihe atabyumva, bagira guilt nyinshi. Iyo guilt rero kenshi ni nayo ibasubiza muri ka kantu gatuma imitima yabo n'ibyumviro byabo byongera gutuza, ko bavuga ko bari muri ya high bajyamo, ibibagiza iyo rejection, yibagiza kubareka, kubanga no kutabavugisha. Ubwo rero ni urugendo mwese mukora kugira ngo umuntu aze mwongere mu mwakire nawe yumve yongeye kwakirwa. Hari icyo nakongeraho gatoya, urabona wenda kuvuga ngo ntabwo wahita umugarura icyizere, kuko buriya mu by'ukuri ugomba kumufasha muri rwa rugendo. Ntabwo nubwo yavuye muri rehabilitation ushobora guhita wizera ngo totali byarangiye. Ni ukuvuga nawe uburyo umufashamo umwirinda kongera kumwexposa gute? Ni ukuvuga ngo utangira kuvuga ati tugendane, ukirinda wenda kumusiga mu rugo, kuko uzi ko numusiga mu rugo aranyerera. Utangira kumufasha kumuca kuri za nshuti mbi. Birashoboka n'ubuzima tubamo bwo guhigahiga. Wabyuka nk'ubu ngubu uri ku kazi, sibyo? Mu gitondo ushobora gusiduka yagiye saa 2. Yego. Isaha uzi kuri bugarukireho yageze mu rwariye shikirete, yakoze uko ashobotse kose, aba ari tayari. Izo nizo za hypocrisie nyine umuntu aba agomba kugerageza agakurikirana hose. Urabona niyo musize mu rugo wa mugani, ubwo nuko umwexposa mushakira wenda icyaba agiye gukora. Noneho uramurinda amafaranga, kuko ya mafaranga nayo aramukurura. N'urugendo ugenda umufashamo, ariko ntabwo ahita uvuga ngo totali ndakwizeye utangire expose ibintu byose yukanugwe, kuko birarangira n'ubundi za nshuti ze zongeye kumukurura agiye, kuko buriya n'ubundi nubwo abayabe hariho agatima kaba kare gashaka kuganisha. Igize Imana rero ukokipa ya vide, uramufasha ukagenda cya cyuho gihari. Dr. mukunda gufata ingamba nyinshi, muvuze ko icyari cyaha cya gatatu kiri mu byaha byinshi bikorwa, ariko se iri zamuka ko riri kugenda ryiyongera, ubu ingamba ziriho n'izihe? Mbere wenda ko tuvuga ingamba, nagira ngo wenda nsobanure neza amoko y'ibiyobyabwenge ahari, kugira ngo n'ababyumva bumve n'ibihano birimo. Iteka rya Minisitiri ryo muri 2019 ryagennye urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo, aho ibiyobyabwenge biri mu byiciro bitatu. Hariho ibiyobyabwenge bihambaye. Iyo tuvuze ibiyobyabwenge bihambaye harimo kokayine, heroine, urumogi na mugo. Ibiyobyabwenge bikomeye mayirungi, shisha n'izo bita rwiziringa na electronic cigarette. Ibiyobyabwenge byoroheje harimo inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge. Ibi byiciro rero uko biri, ibi biyobyabwenge uko biri mu byiciro niko n'ibihano bitandukanye. Ingingo ya 163 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange rivuga ko umuntu wese ufatanywe urya, unywa, witera, humeka cyangwa wisiga mu buryo ubwo ari bwo bwose ibiyobyabwenge byoroheje cyangwa urusobe rw'imiti, igihano iyo bihamijwe n'urukiko, igihano ni hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Noneho iryo tegeko rirakomeza rikavuga ati umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha undi, ugurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa n'urusobe rw'imiti ikoreshwa nk'ibiyobyabwenge, iyo yabikoze ku biyobyabwenge bihambaye, aribyo twavuze zira za kokayine, heroine, mugo n'urumogi, igifungo ni burundu. Burundu. Yego, ni ukuvuga ngo nibagufata utunda, uhinga, ubika kokayine, heroine, urumogi cyangwa mugo, igihano ni burundu, hakiyongeraho na miliyoni 20, hagati ya 20 na 30 y'ihazabu. None ibiyobyabwenge bikomeye byo harimo mayirungi, shisha. Naho iyo ubifatanywe wakoze biriya bikorwa byo gukora, guhinga, igihano n'imyaka 20 kitarenze 25 n'amafaranga hagati ya miliyoni 15 na 20. Dr. Nyemera, mbere ko tugaruka ku ngamba mukoresha mu guhangana n'iki kibazo, dore ko kikugenda gifata n'indi ntera, twerekeze i Huye aho hariyo bagenzi bacu. Mwaramutse neza? Mwaramutse neza studio. Mbanze Alain niwe turi kumwe, akaba ari Huye. Mbanze, aho ngaho i Huye ho byifashe gute? Urubyiruko mu mashuri, ibiyobyabwenge ho
bihagaze gute, barabifata, ingamba ziriho n'izihe, umwanya ni wawe. Murakoze cyane studio. Mbere na mbere reka mbabwira aho duherereye, turi mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Regina Pacis Tumba. Ni ikigo nk'uko mubibona, ni ikigo kitari gito ariko nanone kitari kinini cyane, bivuze ko hari abanyeshuri bahari kandi n'urubyiruko. Ni ikigo n'ubundi kiri mu karere ka Huye. Ngira ngo hari imibare igaragazwa n'inzego z'umutekano igaragaza ko urubyiruko ari rumwe mu bantu bishora mu biyobyabwenge. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo turebe se ingamba abayobozi bafashe gukumira bino biyobyabwenge mu rubyiruko. Ese ariko kandi no by'umwihariko urubyiruko nk'abanyeshuri biga aha ngaha bakora iki? Ese ibiyobyabwenge ubundi barabizi? Niyo mpamvu ndi kumwe na Baganineza Samuel, ni umunyeshuri nawe muri iki kigo cya Regina Pacis Tumba. Baganineza, waramutse neza? Hanyuma muri iki kigo cya Regina Pacis ibiyobyabwenge mujya mubiganirizwaho? Yego, tubiganirizwaho n'abantu batandukanye. Bababwira ko ibiyobyabwenge ari iki? Ese ubundi bwoko bw'ibiyobyabwenge murabuzi? Batubwira ko ibiyobyabwenge ari ibintu umuntu afata, ibikoresho wenda umuntu yanywa bikamuyobya ubwenge. Twavuga nk'itabi cyangwa ibyo umuntu anywa nk'inzoga, ibyo bitera mu nshinge. Murakoze cyane studio. Ndi kumwe na Gihozo, nawe ni umunyeshuri wo mu wa gatandatu. Giho, waramutse neza? Aramutse neza radio. Nyuma yo kumva Baganineza, tubwiye ko uko biri kose muganirizwa ku biyobyabwenge, ingaruka zabyo. Bababwira ko ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge ari zihe? Ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge harimo nko guta ishuri bitateganijwe, kuko bamwe bishora mu biyobyabwenge baviramo guta ishuri. Harimo nko kurwara indwara zo mu mutwe, abenshi bahura n'indwara zo mu mutwe kubera gukoresha ibiyobyabwenge, cyangwa no gutwara inda zitateganijwe kubera ko bishora mu biyobyabwenge, bakaba banishora no mu busambanyi mu buryo batateganije. Murakoze. Hanyuma uruhare rwanyu rero nk'abanyeshuri, uru rubyiruko ndabona unasobanutse, uruhare rwawe mu kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge mu rubyiruko ni uruhe? Nk'uruhare rwanjye nk'umunyeshuri uhagarariye abandi ni ukuganiriza abandi, nkababwira yuko ibiyobyabwenge atari byiza kandi nta n'ikiza cyabyo, kuko hari ibindi bintu twakora bitari ukwishora mu biyobyabwenge. Nkababwira yuko kunywa ibiyobyabwenge nta kamaro kabyo, bakubahiriza n'inama tugirwa n'abayobozi bacu ko gukoresha ibiyobyabwenge atari byiza. Baganine, uruhare rwawe ni uruhe mu kurwanya ndetse no gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko? Murakoze. Uruhare rwanjye nk'umunyeshuri uhagarariye abandi, twagize kesi y'umunyeshuri wacu wafatiwe mu bikorwa by'ibiyobyabwenge, baza kumufunga biratubabaza, ntabwo twabyifuzaga. Numva uruhare rwanjye, dufite karabu zo kubirwanya, ni ukuzishyiramo imbaraga cyane, tukabiganiriza abanyeshuri mu bihe bitandukanye, kimwe n'urundi rubyiruko ruri hanze y'ikigo, kuko nk'umunyeshuri wacu yafatiwe hanze y'ikigo, mu kigo ntawe wari uhari. Bivuze ko cyane hanze ariho hari dukwiye gushyira imbaraga, ni ugufasha abanyeshuri kuko twiga dutaha tukabigisha ibibi byabyo. Murakoze cyane. Asumuta, ndi kumwe n'umuyobozi wa Regina Pacis Tumba, yitwa Muhorakeye Isabel. Reka tuganire, mutubwire se nk'ubuyobozi bw'ikigo mujya mugira umwanya wo kuganiriza abanyeshuri banyu ububi bw'ibikoresho by'ibiyobyabwenge mu rubyiruko? Yego, murakoze. Uwo mwanya turawugira, tugira gahunda buri cyumweru tuhagarika amasomo, niko karandiriye iteye yo gukora ibiganiro binyuranye. Ubwo rero tujya tugira n'amahirwe, usibye natwe ubwacu dufite abafatanyabikorwa nka polisi y'igihugu igeza kuganiriza urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge. Hari asosiyasiyo Mwana Ukundwa, nabo baradufasha kuduhugurira abarimu babafasha, n'abanyeshuri ba kaminuza bari mu biga faculty ya medicine, nabo bajya banyura ahangaha, nta mahirwe dufite. Hanyuma natwe kandi bigatuma bitwongerera ubushobozi bwo kubafasha. Hanyuma abanyeshuri batubwiye ko hari na kesi yabonetse y'umwana wakoresheje ibiyobyabwenge. Ubuyobozi bw'ikigo, ubuyobozi bw'ishuri murerebera abanyeshuri n'urubyiruko, turi mu rugamba rwo guhangana n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Nk'ubuyobozi bw'ishuri mukora iki kugira ngo izo kesi zitazongera kugaragara? Yego, icyo dukora cya mbere ni ukubaganiriza, ariko no kumenya umwana, tugakurikirana imyitwarire ye. Nk'uwo munyeshuri mu by'ukuri byaratubaje ko yarageze mu mwaka wa gatandatu,
ntabwo yafatiwe hano koko yari ari mu rugo iwabo, n'umwana wari ufite ibibazo wirera, ariko mu by'ukuri icyo dukora ni ukubakurikirana. Ntabwo ari we wenyine, tuba tubazi ko urebye politiki y'igihugu yo tw'abana bose biga, nk'uwo ngo yafashwe yaragize imyaka 26. Akenshi usanga ari abana bafite imyaka iri hejuru irenze ko baba bakiri mu ishuri, mu mashuri yisumbuye. Hari undi nawe twamenye, we namumenye ageze mu mwaka wa 4, ambwira ko yamaze imyaka 8 ari mayibo aba mu muhanda. Ariko mu kumuganiriza naje kumubaza se itabi kuko yari yanyemereye ko ari mwawe, arambwira ati arambwira ati mere ntabwo nagushuka, ati wenda sindi nywera hano, ariko byumve ko atari yararetse. Ariko we yararwanyije, tugenda tumufasha mu buryo bwo kwiyubaka, mu buryo bwo kwitwara neza n'uburyo bw'imibereho, kuko nta n'umubyeyi yagiraga, ibintu byose yarabyikoreraga, tukamufasha igishoboka. Ariko we byibuze yarangije kurangiza. Iyo ari umwana rero ufite umuryango ubona wamufasha, turanabibamenyesha iyo tubashije kubibona tukaganira. Akenshi sinzi ababyeyi ntabwo ubona bashatse guhita bakira ko umwana we afite ibimenyetso by'uko twe twabonye ko ashobora kuba ibiyobyabwenge. Ariko iyo babyumvise, hari n'uwo bajyanye muri Isange, tumugira inama koko ngo baramupimisha koko basanga ari byo, kuko usanga ababyeyi twe ko tubabona batandukanye, imyitwarire yabo tumaze kuyimenya. Ababyeyi rero ari igihe babona umwana aracecetse bakagira ngo ni ukwitonda, ariko inshuro nyinshi iyo tubabwiye basanga koko icyo kintu bagikora bagafashwa. Hanyuma hari impaka ziri hanze nyinshi n'abantu benshi ziri hagati y'abarezi n'ababyeyi mu bijyanye n'ufite responsabilité nini kurusha undi. Nk'ubuyobozi uri umurezi, ninde ufite responsabilité nini ku mwana, cyane ko umwana amara amasaha menshi ahangaha, mukora iki kugira ngo mufashe kugira ngo atazakoresha bya biyobyabwenge? Nibyo koko ntawavuga ngo ni nini kurusha indi, ariko nanone nk'uko mubivuze bamara umwanya munini hano, bataha basa nkaho bajya kuryama. Icyo dukora cyane cyane ni ukubaganiriza no kubamenya buri wese ku giti cye, atari kubashyira mu kiganiro. Ndakumva neza studio. Reka ingingo tuyihagarikiye ahangaha, tugaruke muri studio gato mbere yuko tujya no mu kindi cyiciro cy'ikiganiro. Dr. mbere yuko tujya i Huye, twari turi kugaruka ku ngamba nshya. Ikibazo kirahari, ibyo bwenge biri kugenda byongera mu rubyiruko, uyu mwaka byo byabaye na byinshi. Ingamba nto muri gufata ni izihe? Ingamba za mbere ntabwo ari ubu tuzifashe, twazitangiye kera, nizo kwigisha kominote mu buryo bwagutse no mu mashuri. Mu minsi yashize hari ubukangurambaga twakoze mu bigo by'amashuri, tugenda tubigisha cyane cyane ibi byaha byibasiye urubyiruko, harimo n'icyo cy'ibiyobyabwenge. Buriya ibiyobyabwenge nabyo bigira effect nyinshi, bigira ingaruka nyinshi, aho usanga yabinyoye hari n'ibindi byaha bijyanye nabyo akora. Ingamba ya mbere ni ukwigisha, kumvikanisha ububi bw'iki cyaha, ndetse iyo twigisha abana tuba twigisha n'abarezi babo. Ni ukuvuga ngo mwarimu uri hariya, umubyeyi uri hariya, umuyobozi uri hariya, uruhare rwawe ni uru nguru mu kurwanya ibi byaha by'ibiyobyabwenge. Iyo ari tuvuge ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bugomba, buriya aho bicururizwa biba bizwi, haba hagomba kugira igikorwa kugira ngo za nzu by'ibiyobyabwenge bicururizwamo bamenyeshe ubuyobozi, inzego z'umutekano, aho hantu hakurikiranwe hanafungwe nabo bahanwe. Umubyeyi rero, umubyeyi nawe iyo twigisha tumwigisha ati uruhare rwawe ni uru nguru nk'umubyeyi, kurikirana umwana wawe nubwo wamwohereje ku ishuri, nawe hari ikintu ugomba gukurikirana umunsi ku wundi. Ntiwumve ngo umwana wamuhaye ibikoresho byo ku ishuri gusa wumve ngo byarangiye, ntiwumve ngo yaje ngo ari mu rugo ngo nta kindi, ugomba kumuhamagara mukaganira. Buriya iyo mutaganira wicare ukicara mufesingana ngo umurebe, umubaze, mugirane interaction, mugirane ikiganiro, ndetse atari umunsi umwe, buri munsi inshuro nyinshi, nibwo umenya imico ye. None iyo tugeze rero ku barimu, abarimu nabo usibye kubaha ya masomo y'imibare n'ibindi,
burya bamarana nabo umwanya muremure nabo bagomba kugira uruhare uwo baketseho bakabimenyekanisha. urakoze cyane. Turi gusoza mu munota umwe n'icyo wabwira ababyeyi Madame Angelique? Icyo nabwira ababyeyi ni ukuba maso, ikindi ni ukwemera yuko dufite ikibazo kandi icyo kibazo kirareba buri muntu, kirareba buri muntu mu rwego rwe, kirakureba nk'umubyeyi nyiri umwana mu rugo, kirakureba nk'umubyeyi w'umuturanyi, kirakureba nk'umunyarwanda, kuko biri mu nzego zose nk'uko twabibwiye. Kandi noneho urubyiruko dufite nirwo janisha rikuru ry'abantu ya population dufite. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese yakagombye kureba u Rwanda rw'ejo akanarureberera, ntitugire ubwoba bwo kubivuga, ntitugire ubwoba bwo kubibwira ubuyobozi, ntitugire ubwoba bwo gutabaza. Nicyo kintu navuga, ntitugire ubwoba bwo gutabaza. Reka twerekeze Huye gato turi no gusoza. Alain Mbanza uracyari kutwumva? ndabumva neza. Alain, dusoza, uwo muyobozi wari ukwegereye mu kanya banzuye gute, bagiye gufasha gute abanyeshuri, kuko kesi imwe yaragaragaye ariko se ni gute bitakongera umunota umwe gusa? Bwana muyobozi, turagira tubwire mugiye gukora iki nyuma yuko kesi zigaragaye muri iki kigo kugira ngo bitazongera ukundi? Icyo dukora ni ugukaza ingamba, kongera ibiganiro no gukomeza kuko kumenya abo bana bagakurikiranwa ku buryo bw'umwihariko no kugirwa inama no gukorana n'inzego kugira ngo nabo byagaragayeho bafashwe, kugira ngo gufata umwanzuro wenyine ngira ngo ntabwo bikunda, aho urwego biba byaragezeho, ariko n'abafashwa mu buryo bw'ubuvuzi nabo bagafashwa. Mutangira ngo ni ibyo ngibyo. Reka tubashimire cyane Alain Mbanza nawe mwari muri kumwe. Dusoza Dr. ubutumwa abadukurikiye muri kano kanya no wowe? Urakoze cyane. Ubutumwa twatanga, reka umuryango nyarwanda ku buryo bw'umwihariko ababyeyi, turasaba ababyeyi ko bakongera umwanya bagirana n'abana babo kugira ngo bamenye imiterere y'abana babo, niba hari uwishoye mu biyobyabwenge abe yafashwa. Ikindi ni uko turashimira ababyeyi bamwe bafashe inisiyative yo kuba batwara abana babo kuri forensic laboratory igihe cyose babaketse ibyo biyobyabwenge, kuko ibyo bizabafasha kurinda. Ibigo by'amashuri rero nabyo turabisaba ko byongera ingamba zikaze, strong mechanism zo kugira ngo barinde ibiyobyabwenge byinjira mu mashuri, ndetse nabo bibaye na ngombwa kuki batasaba se umwana kujya bakoresha iriya test muri Rwanda Forensic Laboratory kugira ngo irahari ku buryo ikigo cyayigura? No, bohereza, ni nkuko basaba, ni responsibility ya buri mwana kuzana iyo test kugira ngo nibura bamenye, kuko icyo kintu niba bazi neza ko bazagusaba test yuko wigeze ujya muri Rwanda Forensic Laboratory, ni bimwe mu gukumira. Uzi ko bazagutahura urifata ukagera, kubera ko ibiyobyabwenge ntabwo umuntu yabipimisha ijisho. Hariho rero bihisha muri icyo kintu bakabinywa bavuga ngo ntibazamenya, bikageraho bituma babimbata. Ariko rero igihe uzi ko bashobora kugupima bakaba babimenya bishingiye kuri test ya Rwanda Forensic Laboratory, ibyo nabyo ni ikintu kimwe, ni zimwe mu ngamba zakumira ibiyobyabwenge mu rubyiruko cyane mu mashuri. Murakoze cyane. Reka tubashimire cyane, dushimira cyane Dr. Murangiratsiri, mwakoze cyane. Mwakoze kutwakira. Dushimire cyane wa Maria Angelique, n'umubyeyi, mwakoze cyane. Mwakoze cyane.